uri muramureba dore disi we dore nguyu we yewe ndata we dore aho bamuzikiye ngaho uzi ko disi nguyu aho bamuzikiye wamubonye ngwino murebe dore nguyu ay kamana none se waretse tukamukuramo se byashoboka mukuramo mukuramo ndamukuramo ndimugira ikibazo ay kamana yewe none se mana we none se ubu ngubu muri iri cupa ntago ndi kubyumva n'ukuri ntago mbyumva ukuntu byagenze none se byagenze gute n'ubu n'abantu bamukizemo byagenze gute n'abamusizemo bandeze mfiki naboze kugira ngo bampemukire gutya ese muga wamba bari kwansobanura ukambwira byagenze gute none se ayigamana we none se umugabo wanjye waretse basi tukamukura nicyo nshaka kumenya ni bande bamutwaye mu bavandimwe banjye nabe ayikazi bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Kiza TV show nk'ibisanzwe ndabasuje kandi bifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi reka nizere ko mumeze neza aho muri hose by'umwihariko nshimira nawe wakoze subscribe ukandika na comment ndagushimira cyane ku biganiro byacu bya buri munsi ariko reka mbanze mwakire hanyuma tubabwire n'ahantu turi n'iki tugenza mama Shaki tuguhaye ikaze murakoze cyane neza pe urakunda kuba ndi hanze byarangiye rero ngiye guturayo ntusigaye wibera yego mba muri Australia ntusigaye wibera niho nsigaye mba hanyuma uyu munsi twahuye wambwiye ngo tuhure tubonane urambwira ko wifuza ko ari ahantu nkujyana ngira ngo wabibwira abadukurikiye nk'abantu bagiye bakuzi ikintu cyatumye uva muri Australia ukazi n'ahangaha narebye nsanga nta wundi muntu nashaka kubera ko wowe tuziranye kuva na kera n'ubundi twareye inshuti navuze ngo reka nze nkurebe umfashe nahuye n'ikibazo muri Australia niho nari ntuye yego nari mfite abana 3 nabyaranye n'umugabo wanjye twari tumeze neza ariko naje kumubura waramubuze naramubuze pe buri irengero ndanahangayika cyane ndavuga ngo reka ngaruke iwacu nze kureba byibura ndebe ko nabona umuntu wamfasha kugira ngo mbone umugabo wanjye mbese uje gushakisha umugabo wawe yego nze kumushaka yego umugabo wawe araboneka uko biri kose ikintu cyose kuko ntago ntekereza ko nta kindi bashaka kuba baramuroza umugabo wanjye kuki utekereza uburozi cyane oya nta kindi cyatuma agenda kuko uburyo namubuze ntago ari ibintu wavuga ngo ni kindi birashoboka ko umuntu yagenda bitagendeye no ku burozi ahubwo icyambere nuko abagomba kuboneka yego icyo nshaka kugira ngo menye rero ndashaka gusobanukirwa aho yabaragiye rwose uko biri kose urasobanukirwa kubera ko umuntu tugiye kureba no muganga gakondo ngira ngo abantu bajya hari ababikora rero hari umuganga gakondo tugiye kureba hanyuma akagufasha akaba yakubwira ahantu uwo mugabo wawe ari cyangwa se aho yaba yaragiye mbese uko byaba bimeze n'icyaba cyaratumye agenda nanjye nicyo nshaka rwose ibyo ngibyo bigufashamo muri make wahisemo neza reka dutambike tugereyo ni hano imbere nuko twari twabanje kugira ngo dusobanurire abantu impamvu turi hano ariko rwose wumva utuje narahangayitse cyane niyo mpamvu nafashe icyemezo cyo kuvuga ngo reka nze nshaka umuganga iwacu wamfasha birumvikana kubera ko mbizi neza ko mu Rwanda hari igihe tujya tugira abantu bafasha kugufasha kukurana hava akubwiye aho ari rwose aho ari kuko ndahangayitse ukuntu nakundanaga n'umugabo wanjye ntago nabyumva ntago birumvikana ko ari ibintu bisobanutse dore ni hano twahageze yego turinjiramo hano nyine wowe uramubwira ikibazo kubinsobanuriye ni kumubwira yego asante
kwangama ariko wareka tukayikoresha. twavuganye se kamera yari ngombwa Ntabwo yari ngombwa ariko nta n'ikitwaye. Numva nta kitwaye niba koko uri bugufashe nuko wabimubwiye twifuzaga ko wabikora tukereka n'abantu bose bakabibona ko wabikoze nyine tunabireba n'amaso ariko na kamera ibireba. Yego niba rero watwihanganira ukareka ikabiriho. Hari ikibazo? nta kibazo Turabona ufite n'abandi bantu ariko. abantu ndabafite bose si kwa muganga ariko ndumva ababona ari mbasoze nari mbafashije byabo bigeze ku musozo ndumva bampa umwanya nkakira numva n'ikibazo cy'uyu nguyu Ayo nguwo umubyeyi none yakubwiye. wahaguruka pozisiyo nziza murakoze. burya ikibazo cyawe ngo giteye gite Yewe ikibazo cyanjye ntabwo ari ikibazo cyoroshye, ibibazo birebire ni byinshi, niyo mpamvu nari muzima reka nze ndebe ko hari icyo mwamfasha. Ariko se ko mise ngira impungenge nkibabona ko nari imenyereye ko abaganga ba gakondo hari ukundi kuntu baba bameze n'iyindi shusho, aho buriya uramfasha ra ko numva mise ngira impungenge. abagakondo mbere ko twabaye n'ab'umwuga nta kibazo turagufasha ntugire ikibazo cyane bya bindi byateye bavuga by'abesikoro cyangwa abamami njya numva. ese wa mubyeyi ikibazo ufite ni ikihe wazanywe no kuza kumpinga cyangwa ukeneye ko ngufasha? Ntacyo, uwahiriye mu nzu ntagabura hapfunda imitwe reka mpfe kugerageza. Nahuye n'ikibazo, navuye muri Afurika mbana n'umugabo wanjye, narashakanye n'umugabo yego tujya hanze y'igihugu, tujya muri Australia yego tumeze neza, tumeranye neza n'umugabo wanjye, dukundana, yaransabye arankwa, turasezerana, turagenda tujya guturayo, turakora, twari tumaze kugera ku butunzi, tubyarana abana 3, abahungu 2 n'umukobwa umwe. Ariko naje guhura na Rwangendanye, umugabo wanjye namuburiye irengero mureba. Uzi kubura umuntu umureba? Nabuze umuntu umureba, umugabo arahinduka, ariko twagiraga inshuti, twagiraga abantu, urumva iyo umuntu afite ibintu ntabura abantu. Twagiraga abantu benshi, mfite inshuti nyinshi mu rugo iwanjye zihagenda, ariko naje kugira impungenge. Umugabo wanjye aragenda, umugabo mbona arahindutse, buri munsi nkabona arahindutse, akaza ambwira nabi, akaza arwana, mbona arahindutse, birancanga, nta mahoro twagiraga mu rugo, ntabiganiriza inshuti zanjye, nkabona nta kibazo bagize, nkaho bameze nkaho ibyo bintu babizi. Akagenda ntarare mu rugo, akamara icyumweru ntamubona, umugabo ndamubura burundu. Nuko nkomeza kwihangana, ndagerageza bya bindi byo kuvuga ngo umuntu arasenga, turasenga, tugira gute, ariko biranga. Nuko nibwo naje gutekereza, ndavuga reka mpamagare uyu munyamakuru, nari muzi kera, ndavuga ngo reka muhamagara mfashe, hanyuma ambarize nimba nabona umuganga wa gakondo yaba yizeye, amfashe ambarize nimba namubona, nze mbaze mandebere nimba umugabo wanjye aba wenda baba bataramutwaye, ese ko mbona bitoroshye ko yahindutse. Niyo mpamvu rero nifashishije uyu munyamakuru, aramfasha, nshaka uburyo mbona itike,
ndayibona ndaza, niyo mpamvu twaje. Nahise nza direct ntarinze njyana guca ahandi kubera ko mpangayitse. Ndavuga ngo reka nze mbanze mbarebe, ndebere nimba umugabo wanjye nta wundi muntu waba waramutwaye. Ese ko mbona namubuze mureba, nanjye nkayoberwa uko byagenze. Ndavuga nti reka nze rero ndebe nimba mwamfasha, nimba hari icyo mwamfasha mundebere. ukeneye ko nkwereka aho umugabo wawe ari? Nkeneye kugira ngo menye nimba bataramuroze cyangwa se nimba nta wundi mugore waba waramutwaye. Nimba ibyo bintu mwabibonera ubushobozi, mubifitiye ubushobozi, mwandebera, mwamfasha rwose mukandebera. Nimba ibyo bintu byaba ari byo, ninsanga atari byo, ubwo ndagenda nicare ntegereze, cyangwa se mpebere urwaje, cyangwa nshakire n'ahandi, cyangwa mpebere n'urwaje nyine, ariko nagerageje. Mbo umugabo wawe kanze nkurebere aho bamusize. Rwose mfasha. Nibyo nifashisha nawe ushaka kubimenya. Ndashaka kubaza amakuru yose nyine tugatatiyaze. iri ryo ureba ni iry'ikibiribiri. Yego. Iri ryo rero ni iri baba. Iri baba ureba ni iry'icyanira. Cyanira urakizi? Njya nkumva. Uracyumva? Ubwo rero ibi nibyo nifashisha kugira ngo menye aho umuntu ari. Iri ryo rya mbere rero ni iryo ikibiribiri cyateye bwa mbere. Yego. Iri ryo rya kabiri ureba, uri kurireba? Yego ndarireba. Aho nari natandukanye n'iryo rya mbere. Yego. Iri ryo ni irihuri ariko naryo ni iry'ikibiribiri. Mbona ari menshi se, harimo nandi. Wareka ngakora ibyanjye ngabasobanurira. Mbo iri ryo rya gatatu ni iryo gitera nyuma. Iri rero ni ryo rirangiza byose. Ubu ngubu ni ryo rimfasha kubaza abakurambere aho umugabo wawe aherereye. Ibi ndabona hari ntangiye kugira icyizere, nza hari icyo biri butange, wenda nkabona ko umugabo wanjye yagaruka. Uramubona? Wewe wicaye kayizere. Yewe ntabwo byoroshye. Kanze mbaze abakurambere nkoresheje ririya rya gatatu. Yego. Umva rero wa mubyeyi we, iri ni rya gatatu nakubwiye. Noneho iri baba Yego. ni iry'inyoni iba ku mazi. Ni ukuvuga ngo nibyo nkoresha kugira ngo umenye aho umugabo wawe ari. Yaba yaragiye. え ubwo rero え ni iryo rimfasha kubaza abakurambere aho umugabo wawe aherereye. Kanze mbaze abakurambere nkoresheje ririya rya gatatu. Noneho iri baba ni iry'inyoni iba ku mazi. Ni ukuvuga ngo nibyo nkoresha kugira ngo umenye aho umugabo wawe ari. ubwo rero
mu mwanya ubu ngubu ibi ndi gukora ubu abakurambere barimo baranyereka aho umugabo wawe yaba aherereye. Nigo se natangiye kubona aho umugabo wawe aherereye ko njye ntabibona se. ntabwo we wabibona. waje kwivuza reka ngufashe wowe ntabwo wabibona. nari nzi ko biri kugaragara ubwo nari ndi kureba ahantu yaba aherereye. aherereye nahabonye namaze kuhabona. ubwo byarangiye ari heze mugabo umugabo we arahari. nimuntegereze akanya gato ndaje mbazanire igisubizo nk'uko mwaje kwa muganga. umugabo wawe ngiye kureba ahari nkoresheje ibiryo bya gatatu nakubwiye ry'ikibiribiri. noneho iri baba ni iry'inyoni iba ku mazi. iyo nyoni ntabwo we wayimenya, bayita mushigampenzi. nibyo ngiye gukoresha kugira ngo menye aho umugabo wawe aherereye. ni ukuri mumfashe. umugabo wawe ahari ndimo ndagenda mpabona. ndabona baramufungiranyije ahantu. Gamana we use ntari muri gereza ku buryo adashobora kuhikura. gusa baba baramufura. aho ari hose ndahamukura ntugire ikibazo. ubwo rero ndimo ndabona ahari. okay kanze njye kumukura aho bamusize. ngiye ku gicaniro. ni kurese cyangwa tujyane ndebe nanjye aho umugabo wanjye yaba ari. guma aho ngaho ndaje ngiye ku gicaniro. uraza umuzanye. ndaza nkuzanira umugabo wawe. yego ni ukuri. umva mubyeyi gira vuba mvuye kubana n'abakuru. zana agatabi k'abakuru n'inzoga y'abakuru. gira vuba batarisubira. gira vuba ko umugabo wawe ari mu kaga. ni iki bisaba se mugabo? birasaba iki? ndakuzana inzoga ye. ndakubwiye ngo zana inzoga n'itabi y'abakuru. gira vuba yewe ntacyo ntakora. gira vuba nta kintu na kimwe ntakora. gira vuba. wari wagiye bashyize reka ndebe. nta kintu na kimwe ntatanga ariko nkabona umugabo wanjye agarutse. ibintu byose ntabitanga ariko umugabo wanjye akaza akagaruka rwose. dore mwakire rwose. mpereza mu ntoki. mpereza ntabwo. yego kagende mbone mpereza abakuru. ubwo ngubwo ndaje. turagutegereje. mana we sha umva rwose mana simbizi pe. simbizi rwose mana. simbizi pe. ibintu byose nasabwa nabikora ariko nkabona ko umugabo wanjye papa w'abana banjye agaruka. ayiga mana yaba we. mva ariko uzi ukuntu bibabaza ke. uzi kubona papa w'abana koko agiye. uzi abana iyo bari kukubaza ngo ayiga mana. yewe reka turende abona agarutse. niko mubyeyi.
wageze hano ukeneye kumenya aho umugabo wawe ari. Yego. None umugabo wawe aho ari ngaha. Baba data we. Dore nguyu umugabo wawe urimo uramureba. Urimo uramureba. Dore disi we, dore nguyu we. Yewe data we. Dore aho bamuzikiye ngaha. Uzi ko disi nguyu. Dore aho bamuzikiye. Wamubonye ngwino murebe. Dore nguyu. Ay kamana. None se waretse tukamukuramo. Se byashoboka. Mukuremo. Mukuramo? Ndamukuramo ndimugira ikibazo. Ay gamana. Yewe. None se mana we, none se ubu ngubu muri iri cupa ntago ndi kubyumva n'ukuri, ntago mbyumva ukuntu byagenze. None se byagenze gute? N'ubu n'abantu bamukizemo byagenze gute? Nabamusizemo. Bandeze. Mfiki naboze kugira ngo bampemukire gutya. Ese muga wamba bari kwansobanura ukambwira byagenze gute? None se ayigamana we. None se umugabo wanjye waretse basi tukamukura. Yageze muri iri cupa. Nicyo nshaka kumenya. Ni bande bamutwaye mu bavandimwe banjye nabe. Bamutwaye. Ayigamana we. Ubwo se nuwe mugore bahuriye muga ayigamana we. Disi n'umugabo wanjye. None niwe data we. Be bamufungiye mu icupa nyine ni mwari. Oya nukuri we nyine bamushyizemo gute? Byagenze gute kugira ngo mutware ko nta hantu umugabo wanjye yajyaga? Byagenze. Umugabo wawe dorari mu icupa ni umugore wamutwaye wamusizemo. Ntabwo ndi kubwira abamugore. None se yamushyizemo ate koko muga yamutwaye? None icyo nkubaza ukeneye kumenya umugore wawe yageze mu icupa cyane cyangwa ukeneye kwava. Icyo nshaka kugira ngo mumuriremo. Ukeneye kumenya cyane uko umugabo yageze mu icupa cyangwa ukeneye kwavamo ukongera kumusubira kwavamo. Nshaka kwavamo angarukire atazongera no gusubirayo, ariko ikindi nshaka undashaka ko uwo mugore umumbwira nkanamwirinda. Ntugire ikibazo, umugabo wawe ndamukura aho bamusize hano mu icupa. Ntabwo urimo uramureba? Ndimo ndamureba, niwe rwose, niwe dore n'imyenda yagiye yambaye. Yego ntugire ikibazo rero ndamukuramo. Niwe rwose. Yego ndamukuramo. Mfasha rwose. Yego ndamukuramo. Mfasha rwose, ningera mu rugo se ndamusangayo. Umugabo wawe ndamufana hano cyangwa ndasanga ari mu rugo. Ntugire ikibazo, ndamukura mu icupa, muhite muhamagarana kuri telefone akubwira ati ngeze aha ngaha nza mu rugo. Ntugire ikibazo. Ewe mugabo. Ntugire ikibazo. Ndikumva rwose aka kanya ngiye guhita mbikora. Ntugire ikibazo. Mugabo mfasha n'ukuri ndikumva basi mana we, ariko ndikumva binteye agahinda n'ubwoba. Ndikumva binteye agahinda n'ubwoba n'ukuri pe. Oya agahinda k'ubwoba dore umuntu wantwariye umugabo. Ibyibura. Wari. Ndimugire ikibazo ndabikora. N'ukuri rwose mana. Wabona ari n'inshuti. Kurambere banyemereye ko umugabo wawe ngomba kumukuramo. Ubu rero aka kanya ngiye guhita mukuramo. Ntugire ikibazo. Yewe disi dore niyo mpamvu ari guhaguruka ahagarara. Agomba kuvamo wigira ikibazo. Agomba kuvamo. Munkuriremo rwose. Agomba kuvamo wigira ikibazo. Agomba kuvamo. Uranyumva neza? Ari kuvamo wigira ikibazo. Wigira ikibazo mu kanya umugabo wawe araba ari mu rugo. Wigira ikibazo. Dore ngo waragiye umugabo wawe. Dore ngo waragiye yarangije kuvamo. Ndabibwirwa n'iki subu koko mbigenze? Wigira ikibazo. Mbigenze ne subu. Turabigenza dute? Tubigenze gute? Uko mubigenza wowe urafata telefone aka kanya. Yego. None aka kanya. Yewe. Uhamagara umugabo wawe arahita akubwira ngo arahita akubwira ngo sheri ndaha. Urumva? Arahita akubwira ngo sheri ndaha ngaha. Yego n'ukuri we. Nkeneye kugera mu rugo ndebe n'abana. Wabyumva? Si ibintu nibyo. Fata telefone uhamagara umugabo wawe. Si nibyo koko. Arahita akubwira ati sheri ndaha ngaha nkeneye kugera mu rugo ndebe abana ukuntu bimeze mu rugo. Yewe. Muhamagare. Ayiwe reka muhamagare. Fata telefone muhamagare. Hamagara umugabo wawe ninjye ubikubwiye avuye mu bireba. Kanombe. Muhamagare akwitabe akubwire ngo sheri ndikuza. Hamagara ninjye ubikubwiye. Ni muganga ubikubwiye hamagara. Ntiyarakinyitaba n'ukuri. Ntabwo yarakikwitaba kubera ko yarafite aho bamufungiranyije. Wowe hamagara. Reka mana we nayiriho reka nongere. Ongera ucishemo. Amarezo. Ongera ucishemo iri ku murongo ntugire ikibazo. We simbizi. Iriho.
simbizi birakunda akaniwe gira vuba simbizi pe simbizi nayo yewe reka ndebe ko numva sitakinabaho ndabigirane hamagara umugabo wawe namaze kumugushyira mu maboko oui allo ayiga mana we sheri ni wowe ayiga mana we ndaje ndi hafi ndaje mana we ndaje rwose ndaje urinjira mu nzu mwugezeho we ndaje sheri ndaje mana we